Turabakiriye neza kuri Penuel TV. Uyu ni wa mwanya wacu wo gusangira inyigisho muri iki cyicaro Imana yaduhaye. Tukaba twishimiye ko tubonye uyu mwanya, reka tutangire dushima Imana kugira tubone gukomeza na gahunda zindi. Uwiteka Imana ikomeye, Imana nzima kandi nziza, tugushimiye ku mwanya mwiza wongeye kutugabira kugira ngo tubashe gusangira inyigisho za Bibiliya muri aka kanya. Mwami Imana yacu turarikiye abari kure n'abari hafi kugira ngo twese tubashe gusangira kandi izi nyigisho zibashe kuduhindura. Mwami Imana yacu, ijambo ryawe n'izina ryawe bigira imbaraga, bikiza abarwayi. Mwami Imana yacu bihagurutsa ibirema kandi bigahindura ubuzima bw'abantu, bigakura abari mu mwijima bakabasha kugera mu muco, bagakizwa kandi bagakurikira izina ryawe. Mwami Imana yacu, kuko ariyo ntego nyamukuru yo kugira ngo ubutumwa bubashe gusakara no kugira ngo bariya bose batarabumenya babashe kubimenya, kandi izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru kandi ryogere hose ku izina ryawe Yesu Kristo tubisenze kandi tubishima, amen. Twongeye kubiyegereza hano kuri Penuel Training Center, ni ahandi duhurira kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga ku bitabo bitandukanye, twize igitabo cyo kuva, twize n'igitabo cy'itangiriro. Ariko uyu munsi twanejejwe no kwiga igitabo cya Lewi. Igitabo cy'Abalewi ni igitabo cyitiriwe inzu ya Lewi. Lewi ni umwe mu bahungu ba Yakobo, akaba ari umuhungu wa gatatu wa Yakobo, uri inyuma ya Rubeni na Simiyoni. Noneho akaza ku mwanya wa gatatu, kandi bose bakaba abahungu ba Leya, ari we wari umugore mukuru wa Yakobo. Noneho kino gitabo bahita bakimwitirira, bacita igitabo cy'Abalewi. Ni inzu Imana yahisemo ko ariyo izaba inzu y'abatambyi. Mu gitabo cy'itangiriro twavuze ko Imana igira ubudahangarwa bwayo. Dushobora kwibaza ngo nukubera iki yahisemo Lewi muri aba 12, ariko Imana ifite amahitamo yayo, ifite ubudahangarwa bwayo. Ibyitegetse nibyo twakira, ntitwirwa twibaza ibibazo byinshi, kuko ari Imana yabikunze, kuko ariyo yabihisemo. Dushobora kwibaza ngo ni kuki yahisemo Yuda ngo ari we mu murongo we cyangwa mu rubyaro rwe ariho hazava umwami. Ayo ni amahitamo y'Imana, kuko Imana ifite ubudahangarwa bwayo, irategeka kandi ibyitegetse biremera, ntawe yivuguruza. Iki gitabo rero cy'Abalewi ni igitabo cya gatatu mu bitabo bya Mose, ni igitabo cya gatatu mu isezerano rya kera, kikongera kikaba n'igitabo cya gatatu muri Bibiliya. Ni ukuvuga ko ari igitabo cya gatatu. Iki gitabo cyanditswe na Mose, kuko twavuze mu bindi bitabo, ibi bitabo ko ari 5 byanditswe n'umugaragu w'Imana Mose. Yanditse itangiriro, yandika igitabo cyo kuva, yandika igitabo cy'Abalewi, yandika kubara no gutegeka kwa kabiri. Rero tukaba tugeze mu gitabo cy'Abalewi. Noneho bavuga ko igihe yacanditse ari igihe bari bakambitse ku musozi Sinayi. Igihe bari bakambitse ku musozi Sinayi nicyo gihe yanditse kino gitabo. Twabonye ko yanditse igitabo cy'itangiriro mu mwaka w'1446. Bakatwereka ko iki gitabo gishobora kuba cyaranditswe nyuma y'icyo gitabo, wenda nk'umwaka n'igice, wenda dushobora kuvuga ko cyanditswe mu 1444 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, kuko baratwereka ko bamaze guhaguruka bava mu Giputa, bageze hano ku musozi Sinayi, niho baherewe amategeko. Muri kwa guhabwa amategeko twabonye ko ariho bandikiye igitabo cyo kuva. Noneho arangije igitabo cyo kuva, yahise yandika n'igitabo cy'Abalewi. Noneho muri icyo gitabo cy'Abalewi yanditse, ni ukuvuga ngo turangiza igitabo cyo kuva, twabonye ko Imana yari yatanze ishusho y'uko bagomba kubaka ihema ry'ibonaniro. Bararyubaka, bararyuzuza. Noneho barangije kuryuzuza, bahabwa amategeko y'ibyo abatambyi bagomba gukora n'ibyo bagomba gukurikiza. Ariko umurimo nyirizina wo gutamba ibitambo muri iri hema wo turawubona neza hano mu gitabo cy'Abalewi. Uko twabivuze kandi ibi bitabo biba bifatanye. Ni ukuvuga ngo inkuru igarukira mu gitabo kimwe, winjira mu kindi ugasanga irakomereza aho ngaho. Twasomye igitabo cy'itangiriro, turangiriza inkuru yacu mu makuru ya Yosefu. Noneho tugiye mu gitabo cyo kuva, duhita dukomeza n'inkuru za Yosefu. Noneho tuvuye mu gitabo cyo kuva, twarangirije ku makuru y'ihema ry'ibonaniro. Nanone tuvuye muri kuva tugiye mu Balewi,
duhita twinjira uko umurimo w'ubutambyi wakomeje nuko abantu batangiye noneho gutamba ibitambo kugira ngo babashe gukurwaho ibyaha byabo. Hari ijambo twakoresheje ngo kwari ugutwikirwa, ni kuvuga ngo amaraso y'ibitambo, amaraso y'amapfizi n'ihene yatwikiraga ibyaha by'abana b'abantu bategereje ko Yesu azaza kugira ngo azabashe kubyoza burundu, kuko amaraso ye ariyo yoza ibyaha. Noneho iki gitabo kigizwe n'ibice 27 cyangwa ibice 27. Titre y'iki gitabo rero ni igitabo cy'ubusabane n'Imana. Hari ijambo bakoresha ngo ni fellowship, no kuvuga ngo ubusabane bw'umuntu n'Imana bwabayeho mbere y'uko umwana w'umuntu agwa mu cyaha. Mbere y'uko Adamu agwa mu cyaha, Imana yahoraga igenderera abantu bayo bakagirana ubusabane. Ni kuvuga ngo abantu bumvaga ijwi ry'Imana, abantu bakumva imirindi y'Imana, Imana ikaza kureba aho bari mu ngobyi ikareba uko bameze, noneho Imana ikamenya situation yabo. Noneho umwana w'umuntu amaze kugwa, bwa busabane cyangwa ya relationship bari bafite irahagarara. Ariko hano rero barifuza kureba uko bakongera gusabana n'Imana. Nibwo bw'ubu buryo rero bakora. Imana yabategetse kubaka ihema ry'ibonaniro. Barangije kubaka ihema ry'ibonaniro, noneho bazajya bashaka ibitambo kugira ngo baje kubitambira Imana, bongere basabane, bagarure imibanire myiza hagati yabo n'Imana. Iki gitabo cyerekana Kristo nk'igitambo cy'ibyaha. Ni ukuvuga ngo kino gitabo cy'Abalewi uko cyerekana Kristo kiramwerekana nk'igitambo cy'ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero ibyaha Yesu niwe wenyine washoboye kugira gute, washoboye kwitamba kugira ngo abashe kudukuraho ibicumuro byose n'imyanda yose. Kaba cyerekana Kristo rero nk'igitambo cy'ibyaha. Ijambo ry'urufunguzo ni ukuramya Imana. Twarabivuze ko mu gitabo cy'itangiriro ijambo ry'urufunguzo kwari ukugwa k'umwana w'umuntu. Tugeze mu gitabo cyo kuva tubona ari ugucungurwa k'umwana w'umuntu. Noneho tugeze hano muri iki gitabo cy'Abalewi, ijambo ry'urufunguzo ni ukuvuga ko umwana w'umuntu agiye kuramya Imana. Tuzabivuga niturangiza bino bitabo. Muri aya magambo 5 y'urufunguzo ya buri gitabo ni step y'umukristo. Ni ukuvuga ngo umukristo aragwa. Mbese twese tuvuka mu buryo bwa kamere, twese twokamwe n'icyaha kubera ko turi inkomoko ya Adamu. Ariko ni ukuvuga ngo iyo tumaze kumenya ko turi mu kaga, Imana iraducungura. Iyo ni step ya kabiri. Step ya mbere ni ukugwa tukamenya ko turi mu cyaha, noneho step ya kabiri tugacungurwa. Step ya gatatu ni ukuramya Imana. Tuzoreba muri step ya 4, iyo umaze kuramya Imana ni ukuvuga ngo ubu uri mutangira gukura, wamara gukura ugatangira gukora, aricyo bita gusavinga. Ibyo tuzabibona mu gitabo cyo kubara. Noneho iyo umaze kumenya gusavinga ugera mu rwego rwo kubaha Imana. Icyo rero nico tuzabona mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Izo ni step 5 z'umukristo tuzagenda tureba, kandi umuntu wese azigenzure amenye ngo njewe step ndimo niyo kuramya cyangwa step ndimo niyo gukorera Imana. Kuko hari aho Pawulo yabibwiye Timoteyo, aramubwira ngo agomba gukorera Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu tuzitwaza, tuzavuga ngo corona, tuzavuga ngo hari impamvu zatubujije gukorera Imana. Tugomba gukorera Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ubwo rero ni ukuvuga ko iryo niryo jambo ry'urufunguzo. Ikindi kandi dushobora wenda kuvuga, umwanditsi yandika kino gitabo yaragamije ibintu bigera kuri 3. Ni ukuvuga ngo mu butumwa yashakaga kuduha yaragamije ibintu 3. Ikintu cya mbere yashakaga kwerekana imihango n'amategeko y'abatambyi. Nico yashakaga kwerekana cyane. Yashakaga kwereka abatambyi imihango bagomba gukurikiza kugira ngo babashe gutambira abantu ibitambo, uretse ko nabo ubwabo babanzaga kwitambirira kugira ngo babashe guhabwa imbabazi, noneho babone uko bakora umurimo w'Imana neza. Ariko ibyo byose n'ahandi byaganishaga ku gikorwa nyirizina cya Yesu Kristo, ariwe mutambyi mukuru, ariwe mutambyi waje mu cyimbo cya Melkisedeki. Intego ya kabiri y'uyu mwanditsi yashatse kutumenyesha kwari ukwigisha abantu kugira umutima wicuza ibyaha.
abantu bagomba guhorana umutima wicuza ibyaha. Iyo usomye mu gitabo cy'umugenzi baravuga ngo hari intambwe 9 zo gusubira inyuma. Intambwe ya mbere ngo abantu biyibagiza ko hari urubanza, abantu bakiyibagiza ko hari Gehenumu, abantu bakiyibagiza ko umunsi w'amateka Imana izicara ku ntebe igaca urubanza. Ni ukuvuga ngo abo bantu ntibaba bakigira umutima nama ubibutsa ko bagomba gusaba imbabazi, ubibutsa ko bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo abo bantu mu buryo bw'umwuka baba bapfuye, ariko umuntu ugifite ubuzima mu buryo bw'umwuka. Nicyo noneho Mose yashakaga kutwereka hano, aratwibutsa ngo umuntu wese agomba kugira umutima nama wo gusaba imbabazi, wo kwicuza ku byo aba yakoze. Impamvu ya gatatu rero Mose yashatse kutwandikira kino gitabo, yashakaga kuvuga ngo abantu bahora bakeneye imbabazi n'agakiza k'Imana. Bishaka kutubwira ngo ntabwo imirimo yacu yabihagije, ntabwo waba ufite umuryango ngo uvuge ngo birahagije. Mu buzima bw'umwana w'umuntu igihe cyose n'iteka ryose akeneye imbabazi z'Imana, akeneye n'agakiza k'Imana. Twabaye mu gihugu cya Kenya, noneho tukihagera, iyo twajaga mu rusengero umuntu afashe umwanya wo gushima Imana yarahagurukaga akavuga ngo siku ya leo nimeokoka. Noneho tukihagera ukibwira ngo ni umunsi wa mbere wenda nibwo yakiriye agakiza, nibwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Noneho undi munsi ukurikiraho yaje gushima Imana akavuga ngo nimeokoka. Noneho tuza kumva ko icyo bashakaga kuvuga no kuvuga ngo iyo yabonye umwanya, iyo yaramutse, iyo yageze mu nzu y'Imana abakeneye agakiza k'Imana buri munsi. Noneho rero niho twaje kubyumva ko bakoresha iryo jambo buri gihe uko bageze mu itorero, uko babonye umwanya wo gushima Imana akavuga ngo nimeokoka. Rero na Mose hano nicyo kintu yashakaga kutwibutsa. Ubwo aravuga ngo rero igihe cyose iteka ryose umuntu akiriho agihumeka akeneye imbabazi, akeneye n'agakiza k'Imana. Hari umuririmbyi wabivuze mu ndirimbo z'agakiza 38 aravuga ngo iyo nkuge kuri none ya yindi yakijije Noa kuri none, ngo iyo nkuge ni Yesu Kristo, kandi nawe ngo numuhungiramo urawubonye ubuhungiro. Imyuzure nubwo yaza, imvura nubwo yagwa, nubwo hazi ibihuhusi byo muri iyi si, ntacyo bizagutwara kuko uri mu gakiza kawe ka buri munsi. Tugiye rero kugabanya kino gitabo cyangwa gukora icyo bita outline. Outline ni ya mirongo twavuze dukoresha ihinnye ariko idufasha kumva igitabo mu buryo bwiza. Ni ukuvuga ngo turayifashisha igihe turimo gusoma igitabo, kuko hano tutagenda tuvuga igice ku kindi, ariko dushira nk'ibice 4 hamwe wenda bivuga ku ngingo imwe, kugira ngo igihe usomye ibyo bice ukamenya ko ingingo nyamukuru iri muri ibyo bice ni iyi ngiyi. Niyo mpamvu tubigabanya muri ubu buryo. Noneho hari uburyo bubiri bagabanya kino gitabo. Uburyo bwa mbere bakigabanya guhera ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 16. Icyo gice cya mbere kugeza ku gice cya 16 bacita ko ari inzira ija ku Mana, mbese yari iriya nzira y'ibitambo. Ni ukuvuga ngo abantu batamba ibitambo bwari uburyo bwo kuvuga ngo basanga Imana, bwari uburyo bwo kwegera Imana. Noneho ibyo bintu byose, iyo mihango yose n'ayo mategeko yose biri kuva mu gice cya mbere ukageza mu gice cya 16. Noneho nibyo bita bakavuga ngo ibi ngibi ni ukuja ku Mana. Uburyo igice cya kabiri rero bakavuga ko ari uguhera mu gice cya 17 ukageza mu gice cya 27. Noneho icyo gice bakacita ngo ni ukugendana n'Imana. Uku kugendana n'Imana ni ukuvuga ngo ni ukubahiriza ariya mategeko yandi asanzwe aterekeranye n'ibitambo. Abayubahirizaga rero ni ukuvuga ngo nibo bagendanaga n'Imana. Ni ukuvuga ngo igihe cy'amategeko twavuze ko aya mategeko byari isezerano ryagiriwe hagati y'Imana n'Abanyesirayeli, kandi yarababwiye ngo uzayakurikiza azaba ari mu bushake bwanje. Ni ukuvuga ngo rero abagendaga n'Imana mu isezerano rya kera ni abantu bubahirizaga amategeko. Ubwo nibwo buryo bwa mbere. Noneho bagabanyamo icyo gitabo guhera mu gice cya mbere kugeza mu cya 16, ugahera mu cya 17 ukageza ku cya 27. Uburyo bwa kabiri bagabanyamo iki gitabo bakigabanya mu duce 7. Agace ka mbere bavuga ibijanye n'ubutambyi. Ni ukuvuga ngo ni amabwiriza, ni imihango, ni amategeko ajanye n'ubutambyi.
ayo ngayo duhera mu gice cya mbere tukageza mu gice cya 10. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere kugeza ku gice cya 10 gikubiyemo amategeko y'ubutambyi. Icyo nico gice cya mbere. Igice cya kabiri ni uguhera kuri 11 ukageza kuri 15. Mu gice cya 11 ukageza mu gice cya 15. Icyo ngicyo rero gikubiyemo amategeko y'isuku n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo icyo gihe leta y'abanyesiraheli y'icyo gihe, ni ukuvuga ngo constitution yabo bari barayihawe n'Imana. Turibuka ko bavugaga ko iyo umuntu yabaga yarwaye ibibembe bakamusuzuma, bamujanaga ku mutambyi akamusuzuma, yabona afite ibibembe, ngo bamushiraga mu kato mu gihe cy'iminsi 7. Ya minsi 7 yashira bakamugarurira umutambyi akamureba, yasanga bya bibembe byashize akabona ko mu burenganzira bwo gusubira mu iteraniro, kuko batinyaga ko ashobora kwanduza abandi. Hayo mategeko rero niyo bita amategeko y'isuku n'ubuzima bwiza. Ibyo rero tukabisanga mu gice cya 11 kugeza mu gice cya 15. Igice cya gatatu rero biri mu gice cya 16. Mu gice cya 16 baravuga igitambo cy'ibyaha n'imiziririzo. Ni ukuvuga ngo hari igitambo batambaga buri mwaka. Umunyesiraheli wese cyangwa se n'abatambyi bajaga gutamba buri mwaka, ko icyo gitambo cyari itegeko ko bagomba kugitamba. Ni ukuvuga ngo icyo gitambo n'imigenzo yacu nico bagombaga gutamba, byose biri mu gice cya 16. Nono igice cya 4 baratubwira guhana ikizira, biri mu gice cya 18. Guhana ikizira, ahangaha rero mu guhana ikizira ni ukuvuga ngo iyo umuntu yabaga yakoze ikizira babaga bafite amategeko agomba kumuhana. Ni ukuvuga ngo iteraniro wakoze ikosa, noneho niba ukoze ikosa, niba wakoze ikizira imbere y'abantu n'imbere y'Imana, wabaga washiriwe n'ibihano ugomba guhanishwa. Ni ukuvuga ko ibyo tubisanga mu gice cya 18. Noneho igice cya 5 niho dusanga amategeko y'imibanire, cyangwa dukunze kwita ngo ni civil law. Ibyo biri mu guhera mu gice cya 19 kugeza mu gice cya 22. Twavuze ko ari civil law, ni ukuvuga ngo yari amategeko agenga imibanire y'abanyesiraheli. Kandi ibyo ni ibintu biba muri buri gihugu. Igihugu cyose kigira civil law. Ni ukuvuga ngo baravuze ngo niba wibye ikintu cya mugenzi wawe ufite uko ugomba guhana, niba hari ikintu warengereye cya mugenzi wawe hari uko ufite guhana. Ni ukuvuga ngo ya mategeko yose agenga imibereho n'imibanire myiza y'abantu, nibyo rero bitaga ngo ni civil law. Ibyo ngibyo rero nibyo dusanga mu gice cya 19 ukageza mu gice cya 22. Mu gice cya 6 baratubwira ibijanye na yubiri. Yubiri rero baratubwira umwaka w'isabato. Ni ukuvuga ngo barabaraga umwaka umwe bakageza ku mwaka wa 7. Umwaka wa 7 rero hari amategeko bahabwaga n'imihango bagomba gukora. Ariko noneho harongera arababwira ngo nibamara gukora ibyo inshuro 7 bazokube inshuro 7. Ni ukuvuga ngo imyaka 7 gukuba 7 biravamo imyaka 49. Umwaka ukurikiraho rero wa 50 niwo mwaka bitaga umwaka wa yubiri. Kandi noneho iki gice kirerekana imigisha, kikerekana noneho n'iyi myaka umwaka wa 7 ariwo twise umwaka w'isabato, noneho na yubire y'imyaka 7 gukuba 7, noneho umwaka wa 50 bakaza kugira yubire. Noneho igice cya nyuma aricyo cya 7, noneho icyo kiri mu gice nyine cya 27 kiravuga icyerekanye n'imihigo, ikavugana n'ibyerekeranye n'igice cya 10. Ni ukuvuga ngo ngira ngo Salomo niwe wabivuze, aravuga ngo aho guhiga umuhigo ntuwuhigure ngo birarutwa no kutawuhiga. Noneho hano bagiraga imihigo. Ni ukuvuga ngo hari amategeko agenga imihigo, guhiga no guhigura. Noneho ibindi bavugaga muri iki gice bavugaga ibijanye n'igice c'10, swat mu byo utunze cyangwa se mu byo wasaruye wagombaga gukuramo igice c'10 cyagombaga gutangwa kugira ngo kije gukora umurimo w'Imana. Ubwo rero nibwo buryo bwa kabiri tugabanya kino gitabo kugira ngo bidufashe kucumva mu mirongo ihinye. Turavuze wenda nk'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10, ni ukuvuga ngo habaga hari amabwiriza n'amategeko
ajanye n'ubutambyi. Nko mu gace ka karindwi twabonye ko ari ibijanye no guhiga no guhigura, ni ukuvuga ngo amategeko yagengaga imihigo y'abantu n'amategeko yagengaga uko umuntu yagombaga gutanga kimwe c'icumi mu byo atunze. So ni ukuvuga ngo nanone hari ibintu bivugwa muri iki gitabo. Ibintu bivugwa muri iki gitabo hari ibintu bibiri nibyo dushaka kuvuga bivugwa cyane muri iki gitabo. Ikintu cya mbere baravuga igitambo ni ukuvuga ngo ni ijambo rikomeye rivugwa muri iki gitabo, kandi nta wundi ryasuraga Kristo kuko ari we gitambo. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 29, hari aho Yohana umubatizi uriye wabanjirije Yesu, ahantu yavuze aravuga ngo we ntafite n'ububasha bwo kuba yahambura udushumi tw'inketo za Yesu Kristo. None niho yavuze aya magambo ageze kuri uyu murongo wa 29, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana uzakuraho ibyaha by'abantu bo mwisi. Yashakaga kuvuga Yesu. Ni ukuvuga ngo ijambo rikomeye muri iki gitabo, rimwe mu magambo akomeye, ni igitambo. Noneho iki gitambo rero nta wundi cyasuraga ni Yesu Kristo, nkuko Yohana umubatizi abivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana 1:29, aravuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Ikindi kintu cya kabiri, nanone baratubwira imiterere y'Imana. Imiterere y'Imana iragaragara muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo muri iki gitabo Imana irigaragaza ko ari Imana yera. Iyi mihango yose bakoraga yo gutamba ibitambo kwari kugira ngo bababarirwe ibyaha, nibarangiza kubabarirwa ibyaha bere babarabera, kuko Imana ni yera kandi yanga ikizira, yanga icyaha, ikunda ibintu byera, ikunda abantu bera. Ni ukuvuga ngo iyi mihango yose n'aya maseremoni yose bakoraga nta kindi bashakaga kwera, kugira ngo noneho kuko Imana yera noneho babashe gusabana nayo, babashe kuyegera, babashe kuvugana nayo. Ikindi kigaragara hano nuko Imana yigaragaza nk'Imana itabera muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo umuntu utarakurikiza, nk'umutamzi wenda utarakurikizaga iyi mihango akaja gutamba ibitambo mu buryo budakwiriye, yarafaga. Kubera iki? Kubera ko Imana ni yera. None wowe ugeza hera utera washoboraga ugapfa bakaguhamba. Ariko noneho Imana ibyo nabyo yabikoraga mu butabera. Muri ubwo butabera bwayo rero ni ukwerekana ko Imana ihana icyaha. Imana nta muntu yanga, ariko yanga icyaha, igahana rero icyaha. Ni ukuvuga ngo mu bintu bibiri bivugwa cyane muri iki gitabo, icya mbere ni igitambo, kandi nanone muri iki gitambo bavugamo n'umuganura, kuko iyo ugiye mu bihingwa hari icyo bitaga ngo n'umuganura, ya mbuto ya mbere. Iyo dusomye mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere igice cya 15 n'umurongo wa 20, araho Paulo yanditse aravuga ngo Yesu niwe muganura w'abasinziriye. Ni ukuvuga ngo abantu basinziriye bari abacu batubanjirije, imfura yabaye yo kuzuka ni Yesu Kristo. Noneho ibi byose nico byasuraga. Ni ukuvuga ngo izi mbuto bavugaga za mbere, ibi bisarugwa bya mbere, izi za yubire n'imyaka twavuze y'Isabato, byose byari bijanywe n'imihango y'ibihingwa. Kandi ibi bihingwa rero niyo mbuto tubonye ya mbere yasuraga noneho umuganura, ari we Yesu Kristo wabaye imfura mu kuzuka. Noneho twavuze ko kandi arakavuga ukuntu Imana yera, Imana ikimanza zitabera, kandi Imana ihana icyaha. Noneho ikindi dushobora kwibaza, turibaza ngo ese iri somo dushobora kurishira mu bikorwa gute, cyangwa iki gitabo cy'Abalewi cyadufasha iki muri iki gihe, cyadufasha iki muri iyi myaka, cyafasha iki iyi generation ihari. Turabivuga mu buryo bubiri, ariko tutaravuga ubwo buryo bubiri. Iyo usomye urwandiko rw'Abiheburayo ugasoma mu gice cya 7, ugasoma mu gice cya 8, ugasoma no mu gice cya 9, niho basobanura neza ubutambyi bwa Kristo. Bakavuga ko Kristo
yaje mu ishusho ya Melikisedeki wari umutambyi mukuru w'i Salemu. Noneho bakongera bakatubwira ko uyu nguyu yasimbuye Aroni, uyu nguyu yasimbuye Eliyazari umuhungu wa Aroni, cyangwa se inzu yose ya Aroni yakoraga iby'ubutambyi. Noneho bakatubwira ngo Abanyesirayeli cyangwa se iyi nzu ya Aroni yatambaga ibitambo mu ihema ryubatswe n'abana b'abantu. Ariko bakatwereka ko uyu munsi ngo Kristo ari buryo bwa se, kandi ngo arimo aratamba, agatambira mu ihema ryubatswe n'Imana. So no kuvuga ngo rero igitabo cy'Abiheburayo kiravuga ubutambyi bwa Yesu Kristo. Mwibuke ko twavuze ko ibintu byabaye mu isezerano rya kera ryari ishusho ry'ibizaba mu isezerano risha. Ni ukuvuga ngo ibi byose nta wundi byasuraga uretse Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana watambwe kugira ngo ibyaha byacu bibashe kuvaho. Noneho mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa turavuga utuntu tubiri. Akantu ka mbere ni ugusoma hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 12 umurongo wa mbere. Noneho Pawulo aravuga ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima kandi bishimwa n'Imana. Ibitambo bizima ni ukuvuga ngo iyo bajaga gutamba ibitambo hano barabanzaga bakabyica, barangiza kubyica bakabona noneho kuminjira amaraso n'inyama z'ibyo bishe, akaba ariyo iba imibavu ihumura neza, igahumurira Imana iri mu ijuru. Ariko twebwe Pawulo aratubwira ngo dutambe imibiri yacu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana kandi byera, uko ngo niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Bishaka kutubwira ngo iyo dukorera Imana, iyo dukoresha ingingo zacu, ni ukuvuga ngo tuba dukora umurimo w'ubutambyi. Ariko noneho twebwe ibitambo dukoresha ibitambo by'ingingo zacu bidapfuye, ahubwo tukabikoresha ari bizima. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gukora ni iki ngiki, tugifite ubuzima, ngo hirya yaha nta plan tuzaba tugifite, nta migambi, tuzaba tumaze kugera ahacecekirwa, tuzaba tumaze kugera aho dusinzira tutazongera gukora, ahubwo igihe cyo gukora ni iki. Niyo mpamvu Pawulo adukangurira akavuga ngo bene data ndabinginga kugira ngo mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima kandi bishimwa n'Imana, kandi ari bitambo byera. Ko rero niko dutambira Imana, cyangwa nibwo buryo niryo somo dushobora gukura muri iki gitabo cy'Abalewi. Irindi somo rero rya kabiri turarisanga mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere igice cya 2 n'umurongo w'9. Petero yaravuze ngo ariko mwebwe ngo muri ubwoko bwatoranijwe, mwebwe ngo baravuga wowe nanje turi ubwoko bwatoranijwe. Arongera aravuga ngo turi abatambyi b'ubwami, ni ukuvuga ngo ni twebwe dusigaye dukora ako kazi ko gutamba ibwami. Arongera aravuga ngo turi ishanga ryera, ngo kandi turi n'abantu Imana yarose. Ni ukuvuga ngo wa munsi Yesu apfa batubwira ko mu masaha 9 ngo habaye ubwira kabiri bumaze kuba ngo haba umushitsi. Wa mushitsi ngumaze kuba baratubwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri, none ngo tuba tugize uburenganzira bwo kwinjiriramo. Ni ukuvuga ngo twebwe tugera ahera hahera, tudakeneye kandi Aroni, tudakeneye Eliyazari, tudakeneye umuhuza uwo ari we wese ushobora kuba hagati yacu n'Imana. Twigerera ku Mana. Ni ukuvuga ngo nta muntu tubuza kugera ku Mana, twisabira imbabazi twenyine ku Mana, dukorera Imana twebwe twenyine ubwacu. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abatambyi, turi ishanga ryera, kandi ngo turi ubwoko Imana yironkeye. Ibyo byose twabikuye ku murimo Yesu yakoze igorigota. Ibyo rero nibyo bintu bibiri dushingiraho, cyangwa nibyo bintu bibiri dukuramo isomo. Ni ukuvuga ngo isomo rya mbere ni ugutanga ingingo zacu tukazitamba ari ibitambo bizima tugakorera Imana. Ni ukuvuga ngo ingingo ya kabiri ni uko tumenya ko twebwe ubwacu turi abatambyi, turi ibikomangoma by'ibwami, kandi twigerera ku Mana. Si ngombwa ubone undi muntu ugufasha kugera ku Mana, oya,
umwenda wari ukingirije ahera waratabutse, ni ukuvuga ngo na hahandi tutari twemerewe kugera ubw'amaraso ya Yesu Kristo, ubw'urupfu rwa Yesu Kristo, ubu ngubu turahagera. Hari abantu benshi bananirwa gukorera Imana bagatanga impamvu zitandukanye, ariko igihe ni iki cyo gukorera Imana. Tureba abantu benshi muri Bibiliya bakoreye Imana, nka kuriya twavuze ngo Paulo yabwiye Timoteyo, aravuga ngo uzakorera Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ni ukuvuga ngo mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye tuza tureba urugero ku mwami Dawidi. Umwami Dawidi ni ukuvuga ngo yari umwami wa Isirayeli yose, kandi icyo gihe abami ni ukuvuga ngo nibo bacaga n'imanza zose z'abaturage, kandi niyo dusomye inkuru zabo nibo bajaga no kurwana urugamba. Ariko muri iyo mirimo yose yakoze, ibibazo by'abaturage bari buzuye repubulika yose yakiraga, ibibazo by'intambara by'amoko yose bari baturanye yarwanye, ariko ntibyamubujije kubona umwanya wo kuja imbere y'Imana. Muribuka ko ari watwandikiye Zaburi ibice 73 bitunezeza dusoma tukishima. So ni ukuvuga ngo rero sinzi impamvu wewe ushobora gutanga ukavuga ngo impamvu udakorera Imana ni iyi cyangwa ni iyi, ariko nitumara kugera mu ijuru ukabona impamvu, bazakuzanira Dawidi bakubwire ngo yarashinzwe igihugu cyose cya Isirayeli ari umwami, yarashinzwe ubucamanza, yarashinzwe amategeko, yarashinzwe intambara, mbese no kuvuga ngo ibintu byose byari bizingiye muri we, ariko ntiyabuze umwanya wo kugira ngo abashe gushima Imana. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritwibutsa rikatubwira ngo dutambe imibiri yacu ibe ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, kandi nguko niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Bene data rero, reka tumenye ko turi abatambyi, reka tumenye ko turi shanga ryera, reka tumenye ko turi ibikomangoma by'ibwami. Ubwo Yesu rero yabaye imfura mu kuzuka, yabaye imfura mu basinziriye, nanone n'imfura y'Imana mu bwami bwayo, noneho natwe tukaba ibikomangoma. Ni ukuvuga ngo turi abantu bakomeye, turi abantu b'agaciro. Ni ukuvuga ngo Imana mu mugambi wayo, mu bwiza bwayo, mu rukundo rwayo no mu neza yayo yaduteguye kuba abatambyi bo muri iki gihe kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo tucirirwa twirukanka inyuma y'ihene, ntabwo twirukanka inyuma y'intama, ntabwo twirukanka inyuma y'amapfizi ngo tuzane ngo nibwo buryo bwo gutambira Imana. Oya, dukoresha ubwenge bwacu, tugakoresha igihe cyacu, tugakoresha ingingo zacu, tugakoresha umwanya wacu, tugakorera Imana. Ibyo rero ngo nibyo bidukwiriye, kandi uwo murimo dukora ngo ube ari uwera kandi ushimwe n'Imana. Rero tukaba tubararikiye kuzakurikirana isomo ryacu ry'ubutaha, kubera ko turifuza kuzagenzura bino bitabo. Niturangiza gusoma bino bitabo bitanu, tuzareba ziriya ntambwe zitanu kugira ngo umukristo wese azarebe urwego arimo. Niba koko waramenye ko waguye, uri muri step yo gucungura. Niba waracunguwe, uri muri step yo kuramya Imana. Niba waravuye mu kuramya Imana, uri muri step yo gukorera Imana. Niba waravuye mu gukorera Imana, ukaba ugeze muri step yo gushima Imana cyangwa se kubaha Imana. Izo ni intambwe zitanu cyangwa nama step atanu buri mukristo wese agomba kunyuramo. Ugomba gutera iya mbere, ugatera iya kabiri, ugatera iya gatatu, ugatera iya kane, ugatera n'iya gatanu. Araho Paulo yabivuze mu gitabo cy'Abefeso, ngira ngo ni igice cya 4 were ku murongo wa 11 ugakomeza. Yaravuze ngo Imana yagiye iduha impano, ariko icyo yarigamije kwari kugira ngo dukurire mu mubiri wa Kristo kandi tuzagere mu rugero rwa Kristo. Umuntu wese yifuza gukura, umuntu wese yifuza kuva mu rwego aja mu rundi, umuntu wese yifuza gutera intambwe ava kuri step imwe aja ku yindi. Izo step rero tuzazireba muri iki gitabo kugira ngo turebe, tugenzure aho duhagaze, noneho aho tutaragera nanone dukomeze dusaba Imana kugira ngo tubashe kuhagera. Tukaba tuvuze ngo iki gitabo ni igitabo cy'ingirakamaro, igitabo kitwereka ubutambyi bwa Yesu Kristo, igitabo kitwereka urukundo rw'Imana, nanone rurakomeza rukagaragara, igitabo kitwereka umurimo final Yesu yakoze, wowe yitamba rimwe gusa. Hano bagenda babikora inshuro nyinshi, ariko we yabaye igitambo gikora rimwe kandi kibi gitambo kizima, noneho gikura ibicumuro byacu byose
atwejesheje amaraso ye. Rero tukaba tubashimiye nanone tubararikira kuzakurikirana ibiganiro byo gutaha, tunabasaba kuduheza like na share, nanone mukomeze musangize buno butumwa. Tukaba tubashimiye tuvuze ngo Imana ibahe ibihe byiza aho muherereye byose, mu byo mukora byose. Amen.